ari kumwe nayo, abandi bari kwigaburo. Yesu y'abantu ubona utuntu, yego abandi bari kwigaburo barimo kwiruka n'imbwa. Ko yasanze abigishwa bamwe. Yesu y'abantu usanga bakina amakarita bavuye mu materaniro bakina amakarita barimo kurongorana mu bipapuro rwa ine na seti. Ariko babonye barongorana seti nabwo. Yesu y'abantu nawe iki kibazo wakibaza. Basange kuri telefone se wenda ugiye nk'inyuma y'urukuta arimo gutelefone, ubwo kandi avuye ahangaha cyangwa ahandi. Aro ariko umuntu yakubyaraho umwana gutera ngaho ubwo kandi avuye hanyuma sabawe ndagushakaho icyororo ngaho. Yesu y'abantu, Yesu y'abantu nawe wababaza iki kibazo wakibaza ngo yarasuye abakristo bamwe ngo areba mikoro bikora. Araza ati ndashaka kubaza mwabatijwe mu batizo ki? Yarabarebye ati ndashaka kubabaza icyo. Musubize mwaba mwarabatijwe mu batizo ki? Baba bana beza ati suwa Yohana sati ya nkabibona muri basakina. Ese mama nuwo gati bati sarundi ubaho atayiwe. Ese mwagarukiye ko mu mazi bati wo kuwa gatandatu gusa baraguriye imyenda ya papa rankunda baba hamirije baswanyira abanyokorome ngo muramuzi n'ibiganza bati mwari inyama amafiriti n'ibindi biryo bakabaherekeza muvuye mu mazi bati nuwo nguwo gusa bati yo nkabibona mama nkabibona nibyo koko nta barenganya ni inyama n'amaraso gusa kandi ntabwo bishobora kuroga ubwabo. Nabwo ati dore rero reka mbungura ubwenge. Hari undi mubatizo uri inyuma mutagirira peti mudahihibikanira. Hari undi mubatizo w'umwami Yesu araje gusenga. Haleluya. Hari undi mubatizo w'umwami Yesu. Uwo ngo nta gutangwa ikiganza kimanitse. Uwo ngo nta gutangwa bitewe n'imyaka umaze. Uwo ntutangwa n'abapastoro. Uwo ntutangwa n'abadiyakoni ngo baguhamirize. Ni ijuru rikomeka rikareba no muri mind, ricengeramo rikareba no muri mind, riragucengera rikareba uri no muri message wandika. Rirakomeka rikareba wuriye n'indege wagiye Dubai. Rirakomeka rikareba n'umushahara uhembwa kuzi kumenya kuzirikana waguhaye. Iri juru rirakomeka rikareba n'ukuntu wireba mu ndorerwamo iminota uhamara. Iri juru rirakomeka rikareba utubizu utanga utubizu urarutanga two mu miyaga. Kanyanya Canada rirakwemeka rikara kuntu n'ingingo zawe zikoresha. Uyu mubatizo urayenze ntabwo upfa kuza. Ijuru rirakomeka rikakomeka rikareba n'intoki zawe ko zera, rikareba n'iminwa yawe ko yera, rikareba ingingo zawe zose. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye abitesera n'icyo ndibwira ngo mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'umubiri wanyu birarindwe bitazabaho umugayo, kugira ngo mubashe kubatizwa muri uyu mwuka wera. Abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya. Rirakomeka
rikakombeka rikagushima, ryamara kugushima bagatanga komande ngo nimumubateze mu Mwuka Wera, tugiye gutura muri we arera. Naho ubundi bitari izo wahera kwa Yohana gusa, wahera kwa Yohana gusa, wahahera pe kazamuka mu nzego zari zose, ariko kahahera kagenda ugafinina, kagenda nturenga urwego na rumwe. Abana bakajya bakudepasa bakuvugana mu ndimi, abana bakagufatana iyerekwa, bakagufatana ikirere babatijwe ejo bundi, nawe waradihiye hano, waradindire hano. Aravuga ngo hari undi mubatizo, hari undi haleluya, hari undi mubatizo ari kugira kondisiyo. Uwo muntu arawuharanira, awushaka nk'uko umuntu ashaka imari yabuze. Ariko uyu Mwuka Wera muririmba muramwumva, muzika rakiterize mumuririmba mumuzi, muracamwibuka imiterere ye.